nibwira ko ari impamvu nyinshi. Impamvu ya mbere, mufite imico mibi irimo n'ubwirasi. Kwirata mu mico mibi bizaba iki gihugu cyanyu muzagisenya muri ibyo ngibyo. Murabirasi. Kandi mwiratana ubusa. Niba hari icyo mwari mufite ngo uriratana icyo ufite, wenda najya kubyumva, ariko mufite iki? Mwiratana mugira iki? Abicaye inyuma hariya mumbwire, mwiratana ibiki? Mufite ibiki natwe ngo tubirebe tumenye, wenda ni mwebwe mbaza inyuma hariya mumbwire. Ntawe ushaka kugira icyo avuga. Iryo zina ry'ubwirasi mwaryemeye, ni ukuri bashaka gutahana, ariko noneho muvuze ngira ngo namenye wenda ko bigiye kubavamo. Mwiratana iki? Abayobozi muri hano mwiratana iki n'aya makosa musubiramo buri munsi? Mwebwe muganira babiri, muhaguruke mumbwire icyo mwiratana. Mwebwe babiri, madamu n'undi, muhaguruke mumbwire mwiratana iki, mugira iki? Murakoze. Mu by'ukuri nta kintu dufite cyo kwiratana. Hari akazi kenshi dufite ko gukora kugira ngo twemeze twubake igihugu cyacu. Mubuzwa n'iki? Ibyo dukeneye byose turabifite, ni ugukorana tugakorera hamwe dufite. Mubuzwa n'iki rero? Ibyo mvuga niba atari icyo navugaga cya mbere cy'imico mibi n'ubwirasi, mwabuzwa n'iki? Ntacyo mu by'ukuri, ni ukugira guca bugufi tugakora dukorera abanyarwanda kuko ari igihugu cyacu. Cyangwa mukabireka mukajya mu bindi, ntumwangize igihe cy'abantu, mukigera mu bindi byanyu bibaha ikuzo, bibaha kumera uko mushaka. Ntabwo tuzabipfa. Ariko niba mwemeye kugira ngo mugiye mu nzego z'ubuyobozi, mugiye nta kuntu mwahunga kugira ngo mukore ibintu uko bikwiye kuba bikorwa. Ntabwo bishoboka. Ibintu ni bibiri, murakora ibikwiye kuba bikorwa aho muri, cyangwa se niwumva ntacyo bibabwiye cyangwa ntacyo bibatwaye, mwigira ahandi rwose mukora ibyo mushaka ku giti cyane. Muzaba muhura n'ibindi ahandi. Uwiba aziba, wenda agira ibyago bamufate afungwe, cyangwa muzakora ibindi, andi marorerwa aho muzaba mwagiye muhure n'ingaruka zabyo. Ariko ntabwo mwajya mu myanya y'ubuyobozi ngo mujye aho muba abantu batumva b'imico mibi, babirasi gusa batagira ikintu bakora. Kuvuga ngo project igomba guha abantu amazi, igomba kuzamura ubuhinzi n'ubworozi, ukavuga ngo mwaribagiwe. Ibyo umuntu arabyibagirwa. It's literally criminal. Ukibagirwa. Mwagiyeho abantu bibagirwa, ntibibagireho ingaruka. Madamu, bite? Narebaga mvuga muri aho muganira, nta nubwo mwumvaga n'ibyo umuntu ababwira. Ni iki? Ntabwo nyumva ko
ko nareba kuvuga se unanijwe n'iki na mbere hose ko wavuga nyakubahwa nageragezaga gusemura ubwirasi cyari cyo yacyumvise cyangwa urakizi wamusemurite I explained it as a lack of humility, and in French, nakoresheje orgueil. Kubera ko nzi imico mibi mugira bitumye mbyumva no mu Gifaransa.